Hello, ladies and gentlemen. Iyi ni Aware TV. What's up there? Nicyo gakwiye kumenya ku biri kuvuga hano hanze. Nigiye nitwa Plati wa Nyama. Nizere ko kandi wahitinze cyangwa se wakanze kuri ako kantu k'umutuku ka subscribe kugira ngo ujye mu bambere mu kubona zimwe mu nkuru twaguteguriye kandi zimeze neza muri showbiz. The abanyamakuru ngubu yaranje kuba umwe na Pamela ni mu birori ndetse n'umuhango wabereye hari ku murenge wa Kimirura. Ikindi kandi ukamenya ko kuri ubu ngubu nakubwira ko Louise mushiki wabo yaje navuga ngo ku rutondo rw'abantu 21 bafite ibigwi bidasanzwe nabo cyangwa se bafite ibikorwa bidasanzwe naho muri showbiz. Miss Shanita yategereje imodoka yatsindiye amaso ahera mu kirere. Ni irushanwa rya Miss East Africa ndetse ryari rihagarariwe na Mutesi Jolly. Kuri ngubu rero imodoka yari yahembwe cyangwa se yari yabonye nk'igihembo cyiyongera ku ikamba yari yahawe. Kuri ngubu ntago arabasha kuyibona, ariko nanone muzi Apotre Mutabazi, uyu nguyu ni umwe mu bantu bakunze gukurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ku bantu bakurikira urubuga rwa YouTube baramuzi neza cyane. Ubu ngubu rero hari navuga ngo yabwiye itangazamakuru ko yitegura ari gutegura imbwirwaruhame, ariko bamwe hazirabona ibitekerezo by'uko hari abamupinga ndetse hari n'abavuze ko bashobora kuba bamufata nk'umusazi cyangwa se nk'umuntu ushaka kuzigarurira ubutegetsi. So ntabwo ndibuze kuba navuga byinshi, ariko nanone kimwe mu kiganiro nagiranye n'itangazamakuru ndagifite hano ku murongo wa telefone. Usanga kudatanga umusaruro kandi wenda banagiye amashuri meza. Aho ngaho rero nibyo biganiro nzamfite, noneho abantu bakambaza ibibazo bitandukanye kuko iyo bigeze mu kuvuga wenda abantu bamenyeye muri media, ariko iyo bigeze kuri public speaking najyaga nkoresha ama conference yishyuza muri Classic Hotel, najyaga nishyuza 30,000 abantu baranambaje impamvu ntongeye kwishyuza, ariko abantu bambwiye kutarenzaga abantu babiri ngo ntago bitabiraga ngo arije bagiraga kuri batatu. Abagafite abantu bari hagati ya 80 n'ijana, uwavuze babiri ni rya kabya ry'abanyarwanda ku street, ariko icyo gihe nta n'izina nari nakagize. Ubu ngubu ntago ndi kuri urwo rwego. Ariko mutabazi abantu bagushinja ubwibone no kuvuga amagambo menshi n'abadatinya ko kwita kadayimoni gato. I don't know, how do you perceive that? Abantu bavuga ko nibona kubera ko uwo nkorera yaravuga ngo ndi umucyo, ni ngerembo, ni nge icyo uri cyo uracyatura. Ubwo ni wowe mucyo. Nimba umuntu afite metero imwe akabona wenda ufite ebyiri ariko ugati ndi muremure ngo arirase, ibyo ntago ari ibintu twafata ngo tubigire hariya nk'ikibazo cyo koze. Wenda uwo nguwo uvuga ko nirata atirata, nimba kutirata ko byarazamuye GDP y'u Rwanda ntacyo tuzakomeza tubyubakireho. Ariko ntekereza yuko ahubwo abantu bamwe iyo bari insecure bakabona umuntu uri confident cyangwa se ufite confidence, ikintu kita kibatera muri bo bahita bavuga ngo ariyemera, arigereranya, arishusha. Abashaka impamvu nyinshi. Harimo Apotre reka tukubaze uretse gato musoza. Apotre na Apotre harimo n'abadatinya ko kwita umusazi mu rwayo mu mutwe. Nta muntu nzi ukomeye mu isi batarita umusazi. Na Putin buri munsi bamwita umusazi. Nta muntu nzi ukomeye mu isi batarita umusazi. None se Apotre, yego, urihangana ngiye nkubaze nubwo wenda wavuze mu buryo bure direct ko ndi umuheta, nako nabyumvise naye turi kuganira. Uri umujournaliste, uri umunyamakuru mwiza w'umuheta. Mukanya uvuze uburyo uzakiramo abantu bazaza kureba ibyo uzaba wakoze, numvamo ko hari abuzaheza. Kandi Yesu Kristo n'abafarisayo n'abanyamategeko n'ababandi bamubambye bose barekaga bakicara ngo akajyaho gati nkamwe hubwo yanavugaga ko rebo bamuzanya ahubwo ati mwe nimwe naje kureba. None wowe ivuga butumwa rya riraheza kuko uzirukana abantu. Hanyuma ikindi abantu baguvuga ko weho ivuga butumwa ryawe ryahindutse. Ubu ngubu wahindutse umuntu uri kujagajaga, nta nubwo umunyapolitiki ntibikunda ngo babibone, aho gushobora kuba ufite ukuntu gusaba imyanya ahantu ingero barazitanga ukuntu ejo bundi wiyogoshesheje ukandika PK mu mutwe wawe ushaka kwerekana ko ngo ushyigikiye Paul Kagame. Uvuga uti ni imyanya ngo abantu kugira bakubone baguhe n'imyanya ngo bagukunde ngo kandi imbere barakwitaga igipinga. Ibyo bintu uri kubihuza ute?
ibyo bintu kubihuza byasaba kumenya abo bantu babivuga n'impamvu bibatera, byanjyana mu bintu byinshi kuko bafite impamvu zabo kandi zimwe zirazwi, ariko nigarukiye nkavuga ahubwo njyewe ibyo nkora n'uburyo mbikora, abo ngabo nkabashyize ku ruhande nabo bakazabyisobanurira kubera ko nabo ari bo babivuga, nkafata umwanya nsobanura ibyo mvuga kurenza cyangwa ibyo ntekereza kurenza ibyo abandi bavuga. Njye nkorera muri 4e dimension ivugabutumwa. Iryo vugabutumwa rigomba kugira political and economical influence mu gihugu, mu bihugu, mu karere cyangwa se ku mugabane. Ibyo nabivuze kera, ntabwo mbitangiye uyu munsi cyangwa mbivuga uyu munsi. Abavuga rero ko nshaka imyanya, nababaza ngo ko ubwo nandikaga igitabo African Poverty is a Choice, nkaza kuri TV1 aho ngaho muri rirarashe na KNC nkakivugaho ko hari umwanya nabajijwe nimba nawemera, nkababwira ko twabanza kuganirana n'uyu munsi tukiganira, k'icyo gihe byari byabaye nayo niyanditsemo pike. Abantu rero batekereza yuko Mutabazi ashaka imyanya, Mutabazi we afite umutima wo gukorera abanyarwanda, icyo si ibanga. Kabiri, gushaka imyanya si icyaha, kuko nimba mfite umutima wo gukorera abanyarwanda kandi nkaba mbona nabakorera mpawe umwanya, ahubwo bagize nk'ibyaha gutanga iyo myanya tukicarana atari kubona watanga umusanzu rwose. Hari intebe imwe yaba yagiye ko namubwira niriya uriya yicayeho ndabona atarimo atanga umusaruro, hari ahantu nakora neza cyane. wumva ushaka nk'uhe mwanya? ntacyo nikuraguraho gushaka umwanya si icyaha. Urashaka nk'uhe mwanya, wumva wifuza nk'uhe? Guhera ku busedo umwanya banshimira nawicaraho, ariko upfa kuwukorera abaturage cyangwa se ufasha gukemura ibibazo by'abaturage, ariko ubaye nka mudugudu umwanya udahemberwa wawujyamo. Umwanya udahemberwa ariko ugira uruhare muri knowledge based export oriented economy nawujyamo. Urugero, Youth Connect ntabihemberwa nayiyobora. Ahantu hose hagira uruhare mu kuzamura urubyiruko, mu kwankarajinga cyangwa se komentaringa cyangwa se kwinsiparinga urubyiruko, kuko mfite consultance nkora ku bande zimpemba, nabasha kubikora kuko ahanini umwanya ngiye no kujyamo sinareba ngo uhemba ngahe, nareba ngo ndatanga musanzu ki, ese ibi bintu byajyana na potential niyumvamo na skills cyangwa n'ikintu niyumvamo. Rero navuga ngo wenda nko mu myaka nyinshi iri imbere ntazi uko ingana, mbonye coaching y'abantu babifitemo ubuzobere n'ubuhanga n'ubunararibonye, ngiye kuvuga iby'umwanya navuga menafete. Ariko Apotre, unashinjwa rimwe na rimwe ngo kwandagaza bamwe mu bayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu bari mu myanya yanatorewe, ukabasagarira mu ukoresheje imbuga nkoranyambaga. Uvuga ngo uri kubasesengura. Icyakubwira ibyo ababinshinja bafite mu mitima yabo wase kugahwera. Wabibwiwe imitima yabo irebamo. Imitima yabo irebamo. Akazi k'umusesenguzi ni ukureba icyo ukoze nkagihuza n'ibindi bitandukanye, nkamenya ikikugenza. Ariko se barakubeshyera bavuga ibyo? Barabeshya cyane kuko iyo umuntu intention ye ari mbi, byanga bikunda igikurikiraho no kubeshya. Ariko se kuki bakugiraho intention mbi? Who are you? Abantu benshi baba gufite intention mbi. Abantu bafite intention mbi ku giti cyabo. Urugero, hari abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu cyangwa se benshi baba bafite ubwoba ngo Mutabazi azaza muri system. Sinzi aho babikura kubera yuko nta bakakugirira ubwoba. Mu yandi magambo baragutinya system yiyi. Ariko Mutabazi umva icyo mvuga. Abo bantu Mutabazi nari ndi kuvuga buretse gato please, excuse me sir. tureke kuba abantu, tureke kujya mu bintu kumanipulating situation. Reka nkubaze, do you know how the system works? Who is Mutabazi in the entire system? Wagiraho abantu bagiraho ikibazo. Ariko ni nihe system ubundi? And which system? Endocrine system, judicial system, ndavuga health system, political system. What is it? Ndavuga abantu, ntabwo ndavuga system. Abantu bafite ubwoba ngo Mutabazi ngo agize icyo abacyo, ngo wenda yababuza gukomeza gukora amanyanga yabo, bazahora mumureke. Yes, they send some ibigoryi kugira ngo bikore. Please Mutabazi, withdraw that word. Withdraw. Apotre ntabwo atukana. Mutabazi, withdraw now with immediate effect. Withdraw that word.
Bibiliya iravuga ngo please Mutabazi withdraw mureka akore akazi ke Umva nkubwire for the sake of the respect of our people. Mutabazi withdraw. Mutabazi yabyumvise hazanywe abagabo b'ibigoryi kugira ngo bashinje na boti ibinyoma ijambo ubugoryi ni being idiot. Being idiot is not in that context you don't mean the biblical version of it. mujya mu Kinyarwanda mu buryo bivuzemo ntabwo uri mu murongo wa Bibiliya ahubwo uri mu murongo w'umubiri. Mutabaruka withdraw please. Mutabazi da I don't think so. Mutabazi Yego nyakubahwa turacyari kumwe turi kumwe cyane rwose. hari ibintu uvuze mu kanya ngiye numva biransekeje cyane. Uravuze ngo ndi gukorera abanyarwanda ngo ibyiza ngo bibateze imbere. Wabivuze ibyo bintu? Yego. Ariko hari abanyarwanda batoye bagifite n'icyizere cyo kubakorera ibyiza n'ubu bakibibakorera. Wowe urinde uri kubakorera ibyiza batabigusaba. no kuvuga ngo baragutinya ubundi wowe unutinyitse. Ariko ni inshingano ze. Ngo ngoranatinyitse. Wowe ku giti cyawe iyo wisesenguye ubona utinyitse. Mureke kumugora. As a good citizen ni inshingano ze. Nahasubize mureke. Ikibazo Mutabaruka abajije ngo hari abo batoye niwe wari ukibajije? Niwe ukikubajije rwose. Constitution preamble cyangwa se irangashingiro preambire iravuga ngo twebwe abanyarwanda duhisemo demokarasi consensuelle a diverses idées. Ngo iyo umunyarwanda afite ibitekerezo byubaka bidasenya abasha kubitanga nka contribution, noneho n'abandi nabo bakazana bya bitekerezo byabo igihe cyose bifite umurongo wo kubaka bakabicencura, bashobora no gutanga cya gitekerezo kitari bukenerwe cyangwa se bari bukoresha igice cyacyo bagateranya n'ikindi gice, hakabaho brainstorming mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byose hagamijwe inyungu rusange. Ndumva umunyarwanda wese wiyumvamo ibitekerezo mu gihe cyose atabusanya n'umurongo imirongo migari ashobora gutanga igitekerezo, cyane cyane ko njye ahanini nibanda ku bintu byose byatuma dutera imbere kandi bigakorerwa mu murongo uko tuyobowe, atari babandi baza ngo wenda ngo nimba ubukungu bwubatse gutya ngo reka tubicurika. Njye ahubwo ndavuga ngo uko bwubatse ni iye input natanga bikarushaho kugira umuvuduko cyangwa se Mutabazi. Yego nyakubahwa. Ngiye kubaza utubazo abantu babaza hano. Yego. Aravuga bati Mutabazi he's a confused character, wifuza kuba bamugirira icyizere ndetse akaba ashaka gufata umwanya wa honorable Bantwariki. What can you say about that? Abantu batekereza ko nshaka umwanya wa Bamporiki mu myanya ya nyuma cyangwa se mu myanya irimo yo ntashaka no wa Bamporiki irimo kubera iki? Baguhaye se wawanga? Ni iby'umuco. Baguhaye wawanga? Naba ndi kuba uwawumpaye, ariko ibintu bijyanye n'umuco n'ibintu Mutabazi niyumvamo ko nshoboye, iby'umuco ntago birimo. Ngo umuco ntabwo ari ibintu byawe. Ni nkuko wambwira ngo jya kuyobora igisirikare, mu by'ukuri uretse kuba nakirukanka nkatabaza waba ujyanye Mutabazi muri ibyo bintu abizi hiki. Okay, ubwo rasubije. Icya kabiri uriya mwanya rwose ntago ndimo. Icya kabiri. Yego. Mutabazi ni umusambanyi. What can you say about that? Nibyo abantu bari kwandika? Yes. Uri umusambanyi. Baragusinza ubusambanyi. Uwo ni umubeshyi. Okay. Icya nyuma baragira bati kuko hari n'umuntu wari byanditse hano ibyo ngibyo n'ubundi. Bawura rimbuze ngo uwo ni umubeshyi, nuko umunsi umwe nari ndi kumwe na madamu turyamye, mbona umuntu anyandikiye message ngo bavuze ko nataye umugore kandi madamu turi kumwe. Ndavuga ngo muri media ibyo bintu birimo abantu n'aba contre 6 abo ngabo. Undi aravuga ati Mutabazi ntazongere kwibeshyera iby'itorero kuko ntarya agira, ibyo yirirwamo yabaye mu YouTuber, ibyivuga butumwa twamwita inzererezi mu mwuka. What can you make of that? Uwo mugabo imitekerereze ye nuko ireshya, kandi hari umuntu utekereza yuko iby'iwabo bizera ari byo biyoboye itorero ry'Imana. Ikindi namubwira, ba Petero na ba Paulo bose yubaha nta numwe washinze urusengero ruri fiziko
bajyaga kujya impaka mu masinagogi cyangwa se n'ahandi batubatse. Umuhamagaro iyo insengero zifunzwe izo twakodeshaga bakatubwira ngo ntizujuje ibisabwa, ntabwo bikuraho umuhamagaro kuko ntabwo umuhamagaro tuwugirwa n'inyubako cyangwa se na sale. Hano hari umuntu ukunganiye aragize ati oya umwanya wa Bamporiki urimo ireme ry'umuco, kandi uwo Mutabazi ntabwo agira umuco, ntabwo yatanga cyangwa ngo akore ibyo atagira. Ewan afite ico nta muco agira. What can you say? Kuko uwo mugabo numva ari umufana wa Bamporiki, ubwo umuco Bamporiki yatweretse ni mwinshi, ariko njye sinigeze mvuga ko nshaka kuyobora n'umuco. By the way, nanjye umuco ndacyawiga. nuvuga ngo nta muco ufite. Nawe ufite umuco nkene, ukennye ku muco. Icyo nzi nuko abanyarwanda tugomba kwiga umuco, n'abari muri iyo studio namwe murimo, ntago namwe muwujuje 100%. Ariko Apotre nemera yuko hari igice ngomba kwiga, hari n'icyo mfite. Apotre, okay, basi njye ikibazo cya nyuma Apotre, ndabashoje mwese. Wigeze kuvuga ko ngo hari abagutinya, wowe iyo wisesenguye ubona utinyitse? Ibyo ni uburenganzira bw'umufurere. Ariko reka subize kandi ari umusesenguzi. Uko byamera kose uko ndi kubumva, namwe abanyamakuru muri aho ngaho ntago mwanyigireho two mwiboneye. Noneho njyewe reka nkwigireho ko niboneye. Ya Rabbi hari umuntu uri muri Denmark. Reka nshimire Mutabazi umwanya waduhaye, kuba yemeye guparika kaganiriza abanyarwanda. It's a good thing, and I wish him all the best in his endeavors. Ariko yatari ibitekerezo byiza.